twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu by'ubuzima kandi tubashimira kubw'inkunga zanyu za buri munsi. Reka tubabwire ko comment zanyu tuzisoma kandi twishimira ko mutwandikira mukatugezaho ibyo mushaka kumva ndetse n'ibyo mushaka gusobanuza. Murakoze rero, muri abantu beza, natwe ntituzabatenguha. Imbarwa bwa mbere kandi nanone ukurikiranye iki kiganiro, reka ngusaba ukore subscribe, like ndetse na comment, ukande ukazogera kugira ngo ibiganiro zadukora bijye bibageraho. Ni Mega Mind Life TV, aho tuganirira ibijyanye n'amagara, tukigishanya uko twakwita ku magara yacu, uko twakwirinda indwara ndetse tukanazivura dukoresheje ibiryo n'amategeko y'Imana. Mu kiganiro cyacu cy'uno munsi turarebera hamwe ku ngaruka zo gukoresha energy drinks z'ubwoko butandukanye. Abenshi barayikoresha ariko ntabwo bazi ingaruka zayo. Abenshi banywa ama energy drinks atandukanye ariko ntabwo bazi ko zifite ingaruka ku buzima bwabo. Niyo mpamvu rero twakoze ikiganiro kugira ngo tugire inama inshuti n'abavandimwe bakinywa iyi drink ya energy drink. Umuvandimwe umwe yaravuze ngo burya imba hari uburiri buhenze muri ino si, burya ni uburiri bwo kwa muganga, kubera ko amafaranga yose watanga nta muntu wakwemera kuba kuryamiraho ngo uhaguruke ngo ugende. Kandi nanone imba hari ikintu kigoye kubona ku isi, ni ukubona umuntu wakwemera ko umuriha amafaranga ashoboka ariyo yose maze akakurwarira wowe ugakira. Ntabwo bikunda kandi n'uwo muntu nta nubwo wamubona. Burya kandi nanone ibiryohera akanwa kacu byonona amagara yacu, ariko ibisharira rimwe na rimwe burya niyo miti, nibwo buzima. Energy drinks rero burya ifite ingaruka nyinshi ku mubiri. Energy drink ifite ingaruka ku mutima. Kunywa energy drink izatuma umutima wawe ugira ikibazo. Nanone gukoresha energy drink bizatuma ukira ikibazo mu gusinzira, bitume utajya uryama. Kandi muzi ko kutaryama bifite ingaruka. Energy drink izagutera ibibazo mu bwonko. Kunywa energy drink bizagira ingaruka ku bwonko bwawe, bitume ubwonko bwawe budakora neza mu bijyanye n'ibitekerezo ndetse no gutekereza bijyanye no guteza imbere, kwiteza imbere. Energy drink kandi bifite ingaruka mu burumbuke, cyane cyane ku bagabo ndetse no ku bagore. Mu bijyanye n'uburumbuke hazabamo ikibazo. Ntabwo ari ibyo gusa, energy drink ifite ingaruka ku muvuduko w'amaraso. Izagutera ikibazo cy'indwara y'umuvuduko w'amaraso imba ukunda kuyinywa. Ntabwo ari ibyo, kunywa energy drink bishobora no kukubyariramo kurwara diabete kandi bigutere n'ikirungurira. Ntabwo rero izi aya energy drinks ari meza ku bantu, nubwo bamwe mukunda kuyanywa yenda se mubikora ko mutabisobanukiwe, ariko uzumve rimwe na rimwe iyo wayinyweye umutima wawe utangira gutera, ugatera cyane.
urumva rero ko bifite ingaruka ndetse n'izindi ngaruka zitandukanye. Ni byiza rero ko abazinywaga bashobora gutangira kugabanya buhoro mpaka bazivuyeho, maze ibyo zagufashaga ukazisimbuza ibiryo, amazi ndetse n'ibindi Imana yaremye, tuzakugezaho mu kiganiro cy'ubutaha. Murakoze gutega amatwi ibiganiro byacu. Imana ibaha umugisha kandi mukomeze mugubwe neza, mwite ku magara yanyu, kuko nta kintu cyiza nko kwita ku magara yawe, nta kintu cyiza nko kwita ku buzima bwawe, kuko nta mafaranga wabona wagura ubuzima, nta n'ikindi kintu wabona wasimbuza ubuzima bwiza. Reka tugarukira naho ubutaha. Shalom, murakoze, naho ubutaha.